bakunzi baka M1 Group Limited twongeye kubasoza uko twabibasezeranije. Uyu munsi twazindutse turavunika turaza dufata imodoka tukatugeza ahantu rero mureba mwakwibaza ngo nahagana he. Ahantu mu by'ukuri ni ahantu hafite amateka mwongere muvuge ngo amateka. Nk'uko abakunzi bacu twabasezeranije yuko tuzajya tugerageza gushaka ahantu hari amateka nyaburanga muri iki gihugu cyacu, ni muri urwo rwego tuba twazindutse kugira ngo tuze tuyafate tuyabegereze asigaye mujye mumenya amateka y'igihugu cyacu. Ahantu rero nk'uko ndi kubasezeranya, aha ni akarere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari ni Buguri. Ahantu rero murahabona iki mu by'ukuri mwitegereje? Murahabona ibiti by'inganzamarumbu, ibiti bikuze cyane, mbese ibiti bimaze imyaka myinshi cyane bitewe. Mu by'ukuri ibi biti ndabona ni 5, ariko wakwibaza kubera icyo ari 5. Aha ni hantu bita mu biti 5 bya Kamonyi hano Remera Rukoma. Ibi biti bikaba byaratewe n'abantu bari barahoze bakoloniza u Rwanda, aribo ababiri babiteye kera. Mu by'ukuri ahantu mpagaze bajya gutera bino biti, bivuga ko babanje gukora ubushakashatsi ku buryo ibi biti ngo byaba bitewe ahantu mu izingiro hagati nyirizina y'igihugu cy'u Rwanda. Bivuge ngo aha mpagaze muri kumbona niho hagati mu izingiro ry'igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero bajya kubitera ntabwo byari byoroshye ibi biti kugira ngo bibe bingana gutya. Wakwibaza n'impamvu ibiti bitakozweho. Abahanga n'abasaza bakuze bemeza yuko ibi biti ngo byagiye birindwa n'abaturage mu gihe byaterwaga. Bakavuga yuko ibi biti byateranywe ngo n'ibindi byinshi, ariko ngo iyo hari udukoko twabiryaga abaturage bakubitwaga ibiboko 8 ukuba kabiri. Bikaba ari inshingano zari zarahawe abaturage zo kubirinda kugira ngo bitazangirika. Muri urwo rwego rero abaturage bo hambere aribo dukomokaho, mu by'ukuri ibi biti byarabavunnye cyane, nabo baza kwiga ubwenge bwo kubirinda kugira ngo batazajya bakubitwa ibyo biboko. Wakwibaza uti babigenzaga gute? Ibiti mureba abaturage ngo muri icyo gihe hari udukoko twaryaga imizi y'inturusu, asigaye inturusu ikuma. Bafataga ivu ryo mu ziko rero, bamara kurifata bakamena inyuma y'igiti ku muzenguruko wacyo. Noneho iryo vu ryo mu ziko akaba ari ryo ryatumaga ubwo busimba butabasha kwegera ibi biti. Ni muri urwo rwego abo basaza b'icyo gihe bagiye bagerageza gukira ibiboko by'Ababirigi. Naho ubundi icyo gihe ibiboko byaravugirizaga. Ibiti rero nanone wakwibaza impamvu bigeze uyu munsi wa none bitari byatemwe. Mu myaka yashize ya kera hari abazungu bayoboraga hano ku mashuri, hano ku rusengero rwa Protestanti. Bashatse ibiti byo gutema, icyo gihe batwikaga amategura yo gusakaza za kiliziya. Ariko umuzungu wayoboraga aho hantu yategetse ko ibiti 5 nta muntu ubikoraho. Ibindi icyo gihe biratemwa bijya gutwika amategura. Akaba ariyo mpamvu ibi biti mu bureba kibashije kuba biraho. Mu by'ukuri ahantu mpagaze nubwo ari mu izingiro ry'u Rwanda, ariko wakwibaza ntabwo ari kure y'Kigali. Ibi biti iyo bihagazemo hagati nk'uko mundeba, ureba Kigali neza. Mbese abazi iriya nzu ya Kigali City Tower, iyo uhagaze hano ubu uyireba. Ntabwo ari kure rero y'umujyi wa Kigali. Ugereranije kuva mu mujyi wa Kigali kugira ngo mpagaze ni ibirometero 30 kuhagera. Mwumva rero ko atari ahantu harehare. Ahantu rero
haruguru y'ibi biti hakaba hari ishuri ryitwa Apeke Remera Rukoma, yubatse haruguru y'umuhanda murayireba. Mu by'ukuri no kuyihubaka bakaba ari uko ahantu hari hafite amateka, mu by'ukuri nicyo kintu batumye bayahubaka. Abanyarwandakazi nshuti zaka M&D murasabwa kujya mukora ingendo shuri mukaza kureba ahantu nyaburanga, ahantu nk'aha ngaha. Ibiti bihagazemo kubera uburyo bimaze imyaka myinshi, ukareba hejuru ni inganzamarumbu, ntabwo ushobora kureba ikirere kubera yuko n'amatabi yarakuze cyane arafatana. Ahantu mpagaze rero ku bw'Ababiligi akaba bari barasabye n'akantu kaharanga, ariko mu buryo bwo kumara imyaka myinshi nagashatse nsanga isuri yarakarengeye, urebesheje amaso ntabwo kakigaragara. Hari umuntu naganiriye nawe ariko utashatse ko amashusho ye agaragara, mu byifuzo bye abyubahiriza, ariko akaba yambwiye ko muri 1987 ahantu ngo haje indege ya helicopter yari irimo ngo abanyamakuru ba RBA ndetse n'imbaho. Mu gihe nabo ngo baraje indege imanura akantu kameze nka firapuro ngo barapima, ariko nabo mu gupima nabo ngo bemeje yuko ahantu mpagaze ari mu izingiro neza ry'u Rwanda. Ntabwo byarekereye iyo, naragiye gushakira umusaza w'inararibonye uzi byinshi kundusha by'aha hantu. Muri urwo rwego reka mwegere adusangize bimwe mu byazi, cyane cyane ko ari bifite n'amateka menshi kubera yuko icyo gihe yari ari. Reka mubashakire adusangize amateka yaho. Bakunzi rero baka M&D Group Limited, nk'uko twabasezeranyije ko tugiye gushaka umusaza ufite amateka y'aha hantu. Umusaza muri urwo rwego tumugezeho, reka tuganire nawe adusangize iby'ibi biti bitanu kugira ngo urubyiruko rwacu rw'u Rwanda rujye rubasha kumenya amateka y'ahantu nyaburanga mu gihugu cyacu. Muze muraho neza? Amakuru yanyu? Muze babita bande? Mukiga Patrice. Witwa Mukiga Patrice. Patrice rero twaje ahantu bita mu biti bitanu, ariko mu by'ukuri twe tuba turi abana, tuba tugira ngo nkamwe bakuze nimwe zingiro ry'ibitabo by'igihugu, kuko burya igihugu kitagira abantu bakuze kiba cyagendesheje. Nagira ngo rero usangize abazatwumva, urubyiruko abazadukurikira, utubwire amateka y'aha hantu kuri ibi biti bitanu. Ibi biti bitanu byaba byaratewe n'abandi? Ibiti bitanu byatewe n'abayobozi ba mbere bayoboraga, bari abatware. Umutware Rugengamana niwe wabiteye. Ingemwe ngo zaturukaga ku Ngunda, ku Ngunda kwa Burabuhari n'Amakamba. Izi nizo nturusu za mbere. Kuri ubwo ni ukuvuga ngo ni ku bw'Ababiligi bategekaga u Rwanda? Ni ku bw'Ababiligi. Ku bw'Ababiligi wese umudage yigeze yandika ibiboko byo gukubita. Mwese muze no gukubita se byarimo icyo gihe? None se ukubwira ngo ararira icyo giti, ijere nirikirya arakubitwa 2 ubundi bakubitaga 8 bakamukubita 2. 2 ni ukuvuga ubwo ni bya bindi bitaga ikiboko? Nta mafaranga yari icyo gihe ngo baca amafaranga. Muze mwaba mwari mwaragowe rero icyo gihe kubera ibiboko? Kugira 8 wakoze. Ese muze ahantu bavuga ngo ni mu izingiro ry'u Rwanda, mbese ngo ni mu Rwanda hagati no hagati, ayo makuru koko yaba ariyo? Ibyo tubyumvise vuba. Impamvu y'ibi biti baza kubisura n'abazungu, haba ubwo baza imbere bakaza bakayishyiramo n'ameza bakanyweramo n'icyayi, twabimenye vuba. Naho kubisigaho n'abarebaga ko ari bitanu. None se muze
ko bivuga ko hari n'ibindi biti byinshi byari byaratewe mu gihe n'ibi byaterwaga kugira ngo ibi 5 bisigare byagenze gute? Ibi 5 gusigara ngo byasizwe n'umuzungu bwa nahono batemaga ibiti aha ku muhanda bijya gutwika amategura aho Remera. Ibyo 5 arabisiga ngo bizajya biranga Remera. Niyo mpamvu byasigaye. Nararebaga ibyo byo rwose niyo impahagaze. Wari uhihagarariye bavuga ngo ibi bisigare ibindi babitema bijya gutwika amategura. Ati ibyo bizajya biranga Remera ndetse kira bari bagikuriza amashoka 3 ati cyo ni mu kirere ati nibire nari ntari ndebe cyo sukuvanga. Wari uhibereye. Nase muze ahantu byukuri nkawe ukuze umusaza ufite ibintu byinshi uzi mu gihugu cyacu ahantu nta mateka. Ibyo rwose babivuga bito ntitubyumve neza ababizi no babizi nuko miyango ni hagati mu Rwanda tumba babivuga baza kwasura ariko ntibatubwire. Muze twebwe rero nkaka M&D Group Limited tuba twavuye kure kugira ngo dushaka ahantu nyaburanga nk'aha ngaha kugira ngo tuzajye tubasha kuhereka urubyiruko rw'igihugu cyacu cyane cyane hari ahantu henshi h'amateka ariko urubyiruko rw'igihugu cyacu rutajya rumenya. Byukuri ntiwakenera kuhasura ahantu turi ni hehe nuvuga ngo uratubwira akarere umurenge akagari n'umudugudu muze ahantu turi ni ntagana he? Aha ni umudugudu watunze akagari ka Buguri akarere ka Kamonyi umurenge wa Rukomo mbese ubwo ni mu majyepfo mu by'ukuri. Muze muraho neza? Muraho. Muze babita bande? Nitwa Dushime mu Tarisisi murakomeye n'aha muri Rukoma? Rwose turakomeye nta kibazo. Ndabona rwose ufite agategemenya n'amasaka yeze. Turimo twariye n'umuganura rwose twaguye ikibazo. Tarisisi rero twavuye kure tuzanga aha hantu h'ibiti 5 mu by'ukuri tuba twaje kugira ngo tuganire n'abantu bahatuye tubabaze amateka yaho hasigaye tuzabisangize abazadukurikira. Tarisisi aha hantu ibi biti 5 ni bwoko ki? Ibi biti 5 rero nanjye sindi mukuru cyane ariko aho navukiye naraje ndabihasanga ariko nkagenda negera nk'aba basaza banduta ibiti 5 ubwoko ki bimeze bite byaje bakatubwira bambwira bati nta bazungu babiteye kera ku Rwanda honore muri 35 cyangwa 44 gutyo ni nk'icyo gihe ariko bakatubwira yuko ngo ari abazungu babiteje kubw'icyo gihe nyine ngo batezaga ibiti mbese ku buryo nk'uko barimo kutubwira gutera amashyamba ubwo rero ibi biti 5 nicyo babitereye. Najyaga negera n'umusaza data mubazanye ibi biti ko hari byagiye bisigara hirya hari iwacu hari aho hirya akarere aho kare hari ibiti bagiye mubona binini bingana nk'iki ntumwegera muhoze bibiri no ku isambu yawe ibiti ubu nta wabitema atereka da ati ibi ngibi ni iby'abayobozi nta wagikora. Ubwo rero bambwiye yuko ibi biti ngo bagiye babitera ko abayobozi b'abazungu kugabwana honore ngo niho bagiye babitera. None se muze nawe mu by'ukuri nk'umuntu utuye kandi uhegereye koko twe batubwira yuko ngo aha hantu twicaye rwose ngo ni mu izingiro ry'igihugu cy'u Rwanda ngo mbega hagati mu Rwanda hagati mu izingiro ibyo bintu byaba ari byo koko? Rwose nanjye nabyutse n'ubaye nk'uko ushobora kubaka inzu y'ikigoyi noneho ukayigira gutya hagati hakaba harimo ya nkingi bita mbona bihita simbizi hari agati ngo washingamo burya hakaba hangana numva bavuga ko ngo harimo izingiro ry'u Rwanda nanjye niko nabyutse n'ubaye. Maze ibitavuze umwe rero ntabwo umuntu yabihakana
by'ukuri katwemeze ko ari mu izingiro ry'u Rwanda. rwose niko bimeze. None se muze ibiti twabigezeho rero biradutangaza ariko ngo mu makuru twamenye ngo hari uwigeze kugikoza ishoka icyo gihe ngo baramwamagana. Nanjye nigeze kubyumva bavuga ko ngo umuzungu yavuze ngo mubyihurire ibi ngibi ngo ni izingiro ry'u Rwanda, nanjye nuko nabyumvise nkurikije uko bano bakuru nyine babitubwira niko bimeze. Iyi yarika M&D Group Limited nge mureba ni Kayiranga Maurice naho ubutaha.